byo nibuka bambwira ko napfuye ndanazuka. Yego warapfuye birazuka. niko bambwira imiryango yanjye. Njya kwiga kaminuza njye Butare, kwiga medicine, niho nize medicine. Ndamarangiriza. Yego amazina ni Dr Leonidas Hagenimana nkuko mwabivuze. Niba ngiye gusuzuma umurwayi muri consultation ukabanza ugasenga muri wowe imihangayiko y'isi ituza Imana. Muraho Dr. Muraho neza. Watangira wibwira abakunzi ba Mani Dukunda Media. Yego amazina ni Dr Leonidas Hagenimana nkuko mwabivuze. Yego ndumva harari ibyo. Ukaba ukomoka he? Wamanutse mu ijuru? Yego mvuka mu karere ka Rwamagana, ariko rero plus de 25 turi kubarizwa mu karere ka Nyagatare, no muryango wanjye barizwa guhera mu mwaka 2000. Yego niho ababyeyi bari kubarizwa. Yego ubwo nawe niho ubarizwa? Bien sûr. None se uri docteur ibyo ndabizi ntibishidikanywaho, uri n'umunyamuziki. Watubwira muri make urugendo rwo kuva uri umwana kugera ubaye docteur kandi w'umunyamuziki? C'est très compliqué, ariko ndagerageza kurezima cyangwa se kuvuga mu nshamake. Amashuri abanza nize gardien, niga primaire, niga na secondaire et même na kaminuza bien sûr. Gardien nayigiye mu cyahoze ari Nyakariro primary school cyangwa se école primaire Nyakariro. Gardien nibyo bitaga ibinyoni? Mu binyoni. Yego ibinyoni niho nabyigiye, mpakomereza na primaire, ariko guhera mu 2000 nza kuhava njya kwiga Iburasirazuba. Yari système anglophone mu cyongereza twigishwa n'abagande cyane icyo gihe. Birantangora ariko ndakwiriye trouva mpakomereza primaire kurinda ngeze mu wa gatandatu. Nkora ibizamini bibiri, icya leta n'iki seminari. Ariko urumva gukora iki seminari byo ni amateka cyangwa se imiryango tuba tuvukamo, uko ku ruhande rwo kwamama cyane niho tugira abapadiri tukagira n'ababikira. Urumva nibo ba encadrement niho nayikuraga yo kuba nakurikiza iki seminari. Nuko mbikora byombi ndanabitsinda. Ubwo mpita nkomeza njya mu seminari nto yo ku Rwesero yitiriwe Mutagatifu Dominiko Savio, kuko intumbiro zaro kuba padiri. Yego ubwo ku Rwesero nahize kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Nabwo tugenda saba kwiga seminari nkuru. Muri icyo gihe nari ntegereje ko bansubiza, nibwo naje no kuba umurezi animateur kuri kigo bitaga Lycée Saint Alexandre Kimuhura. Ndahakora umwaka, icyo gihe ntegereje ko nzajya mu seminari nkuru. Musenyeri aransubiza, ni gihe cy'umwihero ndakimenya, ariko bihuza nuko n'undi muntu utari yaje icyo gihe. Gusa numva muri njye umuhamagaro anyura ambwira ngo banza ujye kwiga kaminuza, ko nabonye ibyo nasabye kwiga babimpaye ngiye kwiga medicine. Nkumva ibyo byose ndamuka mbaye padiri nariza na medicine, nkumva iyo diplome hari kizamfasha kurutaho mu buryo bwo kwitagatifuza ku giti cyanjye ndetse no gutagatifuza abakristo imbaga y'Imana. Yego ndabasaba ntimureke njye kwiga kaminuza, ndasuspenda yari imyaka 5 ngiye kwiga, barabinyemerera. Njya kwiga kaminuza njye Butare, kwiga medicine, niho nize medicine. Ndamarangiriza. Bize muri kaminuza y'u Rwanda? Muri kaminuza y'u Rwanda. Yego n'urwo rugendo n'ibyo navuga kuri ndambaye docteur. Hanyuma rero ku cy'umuziki, urugendo rw'umuziki rwo kwa ko nkomoka mu miryango nabara ngo akenshi urumva nakundaga ku encadrement nyinshi nayigirwaga nabo kwamama cyane, bari abapadiri mbona bakunda kuririmba, nabyita ngo nabanyamuziki. Urumva naho byaturutse, no mama yakunda kuririmba, na papa akunda kuririmba, ari n'umucuranzi mu buryo ntashatse kuvugaho cyane. Nkura gutyo ndi muto nkunda gucuranga gitari, ko papa arabikundaga no mu rugo yikunda kandi mbona baririmba. Nzamuka gutyo, noneho ngeze mu seminari mu wa mbere nsanga umuziki urahari. Yego nsanga urahari, mfatiraho ndawiga. Mu wa gatatu nibwo natangiye kwiga n'ibicurangisho gitari na piano. Mpera mu wa gatatu ncuranga kurinda ndangije mu wa gatandatu. Nza kuyobora hano orchestre yari nasanze yarazimye, nuko ndongera ndasanura. Nyobora orchestre habaga ncuranga amagitari na piano, amemta n'ingoma narazivuzaga.
nigisha n'indirimbo kuri broshire ku manota bisanzwe kuri nageze mu wa gatandatu. Urebye hari ni urugendo rw'umuziki naho rwatangiriye mu seminari, ngeze ni Butare ndakomeza, ntabwo nigeze ncika intege kugira n'ubu ngubu. Urebye hari nicyo navuga. Murakoze ko nyine watubwiye ko hari igihe wigeze wifuza kujya muri Grand Seminaire urabisaba baranakwemerera, ariko wanatsinze wabonye amanota kwemerera kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Yego. Uravuga utereka ngiye mbanze njye muri kaminuza none nzaje kuba padiri ndi na dogiteri, mba umupadiri n'umudogiteri. Ubu ngubu se uri padiri? Uriya rero Imana itora uko ishaka. Yego. Ntabwo byankundiye, narangije kwiga kaminuza mbona n'ubuzima bwo kuba umurayiki nabyo atari bubi. So nicyo nahisemo nahisemo kwibera umurayiki mwiza. Malgré tout nicyo nari nasabye mbona supanda nzagaruka, ariko ntibyankundiye. Wabimenye ute ku buzima bw'abarayiki ari bwiza? Rero ntabwo nabara ngo cyase navuga ko hari umuhamagaro mubi cyangwa n'umuhamagaro utari mubi. Bien sûr urese nuko ijwi riguhamagara uryitaba, ukitaba guhamagara n'icyo guhamagarira ukacyumva, ekute kwitaba ukitega amatwi uguhamagaye kumva n'icyo guhamagariye. Urumva nk'umuganga muri rusange, urumva ubuzima bwo kubaho nitagatifuza mu barwayi, numva kuri nge ntacyo byabintwaye cyane ho nakuye decision yo kuvuga tereka nkomeze ndi kwibera umurayiki w'umuganga. Nigeze kujya nkijya muri kaminuza mu wa mbere, ngiye kujya mu wa mbere naje kureba tante yari n'umubikira. Yego, noneho nza kumubwira nti rero tante yari gukora CHK, ndamubwira nti rero ndabona ubuzima bwo kwiha Imana ngiye kubikomeza cyane, kwitagatifuza cyane, ndumva ngiye byamfasha, ngiye kuba muganga nkajya nitagatifuriza mu barwayi. Arambwira ati are you sure? Ati yes. Okay, niba ari byo uhisemo nta kibazo, genda. Ati uzambwira. Nta kibazo, arandeka ndagenda. Noneho nza guhuza na retraite de discernement twakoze ndi mu wa gatandatu, mbere uko dusaba na Padiri Gahutu icyo gihe niwe wari lecteur icyo gihe mu seminari. Twe twayikoreye Rutongo. Hari ibintu bari batwigisha cyangwa se amagambo yanyubatse ngo akenshi mu buzima tubamo cyangwa se akazi dukora niyo amasaha yacu menshi y'ubuzima bwacu tuyamara. Ati rero iyo usa ngo ayo masaha menshi twakoreshaga mu kazi niyo twagiraga gute twaprofitaga tukitagatifurizamo. Ati twajya mu ijuru twaba n'abatagatifu. Ati uramutse ukora witagatifuza, ati ibintu byose ukabishyiramo Imana, uvuti mbere na mbere Imana, icyo ukoze cyose mbere na mbere Imana. Niba ngiye gusuzuma umurwayi muri consultation ukabanza ugasenga muri wowe, ukabikora wumva ko donc kuviva la présence de Dieu parmi les hommes, ukumva ko ari Imana mu bantu, wori nk'intumwa y'Imana mu bantu, ugakora nk'uhagarara Imana mu bantu icyo gihe muri ka kazi kawe. Ati kwitagatifuza byagezweho, yewe no kumutagatifu byageraho wabigeraho. None ndavuga nti no niba mbaye muganga mbona ndamutse mbikoze neza nk'uko kiragiye bitubwiraga, nka viva la présence de Dieu parmi les hommes, numva kwitagatifuza byakunze. Nese mugabo atubwiye ko hari ukuntu nyine wowe kwitagatifuza witagatifuriza mu barwayi. Yego. Kandi ubundi hari abantu batazi kwitagatifuza icyo ari cyo. Sobanura kwitagatifuza icyo ari cyo. Yego. Noneho turahita tumenya uko umuntu yitagatifuriza mu barwayi. Yego. Sinzi kwitagatifuza no so sanctifier, mbivuge mu ndimi z'amahanga cyane, so sanctifier ni translation. Yego, igifaransa. Yego, ndaza kubigeraho. Noneho n'ukwiyeza, reka tubivuge mu ndimi z'ubungu wenda n'abandi uko babivuga ngo n'ukwiyeza. Uriyeza iki? Nuko uzi ko ufite impurity cyangwa se uranduye. Donc turabanyabyaha. Ese barwaye ko nabo basa nabi ubwo ntibakwanduza kurushaho. Hari impurity tuvuga yo ko umuntu yanduye ku mubiri, hari no kwandura kuri roho. Twandujwe n'icyaha. Yego, twandujwe n'icyaha, nicyo cyaha tuba mu ndariba ngacumura, ndavuga nkacumura, meme nkakora nkacumura. Nicyo mvuga rero kwiyeza mu buko ndi bwakira umuntu nkamwakira na ya mvugo nziza rwa rugwiro, nta bwikanyize, mu bwiyoroshye. Nicyo buri abavuga n'ubwo buzima bwa buri munsi. Noneho kumva wigengesera ku cyaha,
hari byinshi biriho byakabaye biducira imanza, hari amategeko y'Imana ukavuga uti nayubahiriza, ya kiliziya wayubahiriza. Imusane cyangwa kontrere yo kwitagatifuza no kugira gute? So sanctifié ni nko kwihumanya reka tubivuge gutyo. None buriya mu baganga bagenzi bawe ni ukuvuga hari abo babaho bihumanya muri ako kazi kanyu nyine ntibitagatifuza. Biratubwira ngo ntitugace imanza, ntitugace imanza, singiye kugira nshira urubanza kuko ntazahahurira n'Imana ye. Gusa uko biri kose turi abantu, ntaho byanditse ngo ni ntumbwa ngira 17 ariko turi abantu abanyantege nke. Gucumura byo urumva ko ducumura kenshi, yego ducumura kenshi. Ari aho nahere nkora yandi ndirimbo imwe zumva cyase bamwe bumvishe, ducumura kenshi twibwira ngo turacumura ko turareba tugacumura tugacumura. Muganga nawe ashobora kuba ari kuvura muri ako kazi ko kuvura umurwayi agacumuriramo. Yego, yaba ari kuvura umurwayi akamucumuriraho. Urugero, nshobora kwakira umurwayi nkamubwira nabi, buryo uracumuye. Mu mbuto za Roho Mutagatifu nta namwe wamwereye kuko kuvuga nabi, umujinya, uburakari, inzika urumva byakujemo. Ushaka kuvuga nabi bitewe n'inzika ufitiye umuntu cyangwa ufite n'abaguteye izo nzika bikatuma ubizana mu kazi. Ushobora kubwira umurwayi nabi bitewe naho wavuye mu rugo n'uwakubwiye nabi cyangwa n'ibyo biriwemo, gutyo ugasanga uracumuye. Rwose umuganga aracumura, ashobora kwakira umurwayi akamucumuriraho, kimwe nuko umurwayi ashobora gucumura ku muganga, byose birashoboka. Niyo mpamvu mvuga ngo vivre sanctifié mu buzima turimo, ukavura présence de Dieu parmi les hommes, icyo cyo kirashoboka. Umuganga ashobora kuba yaje kwa muganga ari muzima, roho yari nzima, agataha yahumanye kubera uburyo yitwaye. Yego, umurwayi yaje afite uburwayi butandukanye, kandi tuvuga uburwayi tuvuga mu mutwe, twaba ari umubiri physical uko ubibona, mental physical akaba ararwaye. Noneho tugaruke kuri mentale, we yaje kugana nka muganga ngombye kuba ushobora kumenya ko uwo muntu mentale cyangwa se mu bwonko emotionally uwo muntu arwaye. Noneho niba utabashije kumenya mbere igihe aragukomeretsa, arashobora kukubwira n'abakanagutuka. Icyo gihe umurwayi nagutuka uzarakara, nurakara urede warangije kumucumuriraho. Utahe wahumanye. Muga none se ko uri umuhanzi nyine kandi ko witagatifuriza kwa muganga, ubihuza ute n'ubuhanzi? Ngira ngo hari wavuze Mutagatifu Saint Augustin, ngira ngo navuze ngo kwibene kandi atbisorati. Usenze neza, uririmbye neza abasenze kabiri. Kuri nje bifata nk'intwari ikomeye bitewe n'amateka buzima tuba twaribereyemo. Akenshi kuri ngewe nababaye buri ikintu umuti wa mbere nkora emotionally, umuziki utuma nduhuka. Utuma nduhuka, na umuntu yambabaje cyangwa ikintu cyambabaje nkakobarira, utanansabye n'imbabazi nkakobarira kwako kubera umuziki. Yego, ubwo uri nko kwa muganga kubera ko ari humara igihe kinini cy'ubuzima bwawe, nk'umurwayi akakubabaza uhita uririmba. Yego, buriya rwose umurwayi ashobora kumbabaza nkiririmbira umutima rwose nkamubabarira. Ibi nkamubabarira rwose bitarinze ko n'intambara rwose bikarangira. Sava turirimbire ka karirimbo wavuze mu kanya wakomojeho, nako ujya ukunda kukifashisha iyo nk'umurwayi akubabaje. Yego, katuririmbireho nka refre twumve. Hari akaririmbo yari nk'isengesho, nari nicaye ndatekereza ndeba impamvu ducumura, kukinge bimbaho, urumva ndi mu rugamba rwo guhora niyeza. Yego, mpimbiyo ndirimbo ndayandika, igira iti: imihangayiko y'isi ituza Imana, kamere y'icyaha nayo ikadutera gucumura. Mana nyirimpuhwe, gira impuhwe ntudute kure yawe, gira impuhwe ntudute kure yawe. Ni ukuvuga ko nk'umurwayi aguhangayikishije wita urimba ku karirimbo, Imana igahita ireka kuguta kure yayo. Même si donc ndi umuntu, birashoboka ko nanjye nshobora kuba agressé, umurwayi ashobora gutuma mbabarabira cyangwa nkanarakara, birashoboka kubera kamere y'icyaha, kubera ya kamere umuntu dufite. Ubundi ntabwo ubundi gucumura uretse ariko indirimbo yanditse, ariko gucumura kwacu ntabwo ari kamere cyangwa ni kamere muntu yacu ituma ducumura. Icyaha cyo ni rezilita, sibyo?
ni resultat nuko ari indirimbo ari uko yanditse ariko icyaha cyo ni resultat yakamere umuntu twifite mu intege nkeya noneho kwakugira intege nkeya noneho resultat zizamo ni kwa gucumura n'icyaha yego ariko iyo bibaye rwose ndonyahuga ntimagira inkwe ntudutekure yawe rwose ntako mba ntagize ka Paulo mutagatifu ngerageza gukora icyiza ikibi kikantanga imbere ni urugamba mpora ndwana rwa buri munsi kandi nzi neza ko ibyo byose na Roho Mutagatifu bizageraho bikunde yego none se muga ibintu wavuze urugendo rw'ubuzima bwawe kugira ubaye dogiteri w'umunyamuziki kandi witagatifuriza mu barwayi byose numvise ari ibintu byiza bishashagirana mu buzima bwawe nta bintu bibi byakubayeho byo tuvuge Imana urumva hari ibyo yaguhaye byiza yaguhaye kuba dogiteri iguha umuhanga iguha no kumenya umuziki guha n'ingabire yo kwitagatifuriza mu barwayi nta bindi noneho yaguhaye ariko binyuze mu nzira y'umusaraba nyine hari nk'ibintu bibi waba warahuye nabyo mu buzima bwawe Imana ikabigukiza wayishimira reka mpere ku cyambere amateka y'igihugu twanyuzemo hari indi ndirimbo nigeze kwandika ati hari urungano rwatabarutse urasigara turushima Imana yakurinze amateka y'igihugu twanyuzemo agoye inzira y'umusaraba igihugu cyacu cyanyuzemo kuki se nasigaye ese nta mpinja zagiye kuki ngewe se nasigaye icyo ni kimwe naranavutse kuki ntapfuye se bakimbyara kuki ntanaguye no mu nda ya mama icyo nacyo uri umuntu utekereza ukeneye kumenya Imana uhera kuri icyo naranavutse tureka no kuri navuze wenda ry'amateka yacu kuko ni ikintu kiri remarkable n'isi yose izi ariko wenda muri privé ngira inkovu hano sinzi niba abantu babasha kuyibona ngira inkovu hano wegera kamera gatoya yego sinzi abenshi bashobora kuba batayizi ukuboko neza tureka kuyibona hano hari inkovu iva hano ikagira nkano iyi nkovu niyo kuva ndi umwana muto cyane cyane mu byo nibuka bambwira ko napfuye ndanazuka yego warapfuye urazuka niko bambwira imiryango yanjye actually numva ntabwo ntibari bazi ibyo ari byo ko ntabwo bari abaganga ariko nyuma nibwo naje kumenya ibyo ari byo actually nagize icyo bita anemia mbura amaraso urugero mbura amaraso ashiramo ngiriya cardiac arrest icyo twita ntuze cardio respiratoire cyase guhagarara ku mutima no guhumeka bigahagarara ariko bitewe n'icyo myaka twari turimo ntabwo byari byiza barawukureba mu ndorerwamo y'icuri cyuko yakubonye ashobora kutagufasha cyangwa akagufasha ibyo nabyo byari indi ntuze ni contributing factor cyangwa se indi mpamvu ashobora gutuma n'undi mpaburira ubuzima bamusaba basezera ati mwana yapfuye mutaye mujye gushyingura nuko mama arataha araheka twara umwana we nyine bitabye Imana ndataha ngeze mu rugo ngo ndongera mba muzima urazuka yego nuvuga wizuye mu bapfu ntabwo nize Yezu wazutse mu bapfuye niwe wanzuye ntabwo ari nge wizuye Yezu wizuye mu bapfuye niwe washatse ko nongera kugira gute kubaho ngo ndongera ndahembuka bati eti mwihutana umwana kwa muganga ariko none muhe n'amata ataraza gukomeza kubaho ari ibitekerezo by'abari bari aho ngaho nuko bari ukabasura kwa muganga mpageze undi ndongera ndaraba bakavuga ati nta baje dufite bwo kuzura wapfuye ati actually nuko byari bimeze erezoma icyo gihe urumva nta badokiteri bagaho bari bake cyane muri iyo myaka dogiteri waga ari umwe abarahatungutse asanga abantu bashungereye muri uko gushungera rero nibwo yabashatse ariko ubundi habaye iki bati dogiteri umwana yapfuye nuko ubwo baje kuvuga ngo umwana yapfuye arasuzuma asuzumye ati you see umwana muravuga ngo yapfuye kandi urabona yabuze amaraso yapfuye tabaha iminota 30 umwana bayibaye muzima atabaye muzima nuko niho babaza bashatse umutsi ko mbere bavuga ko nari munini cyane byibushye bashaka umutsi barahura barahura de manevre zose barahura actually ni aho isaha iri hafi nayo isa n'uyizamuka bari kukuvura nibwo sesa urumva byari byanze bashatse umunsi bawuze bigeze aho ati mada tugiye kuko bagira ati nta kibazo it's fine umwana wanjye apfa kuba ari buze kuba muzima bagerageza kubaga bashaka uko banyongera amaraso barabaga birakunda ndongera mbaho and then nyuma noneho
n'umutsi bari bashatse ngo uza kongera kuziba barongera baratobora gusa kubw'Imana mbaho ndakira kugeza ubwo ngera n'ahangaha uko mumbona nyine nuko byangendekeye urumva ko icyo ni nabitaka ari nk'ubuzima bugoye cyane inzira y'umusaraba Imana yaramunyujijemo kugira ngo ugere ku byo twita nk'ibyiza yakugeneye cyangwa iguteguramo icyo ishaka kuzagira gute kukugira cyo ni muri ubwo buryo rero iyi nkovu nayigize icyo ni kimwe wakwiyongera ku mateka twagize y'igihugu buriya rero n'ubuzima tubamo busanzwe kuvuga warapfuye urazuka none uri docteur yego uvurira he undi gukorera mu karere ka Rusizi ndi umuganga mu bitaro bya Mibirizi yego icyo ni ikintu gikomeye cyane warapfuye urazuka none uri docteur utanga ubuzima bagiye gupfa uri gufasha abandi kuzuka yego nicyo nyine ni umuhamagaro w'Imana icyo yaguhamagara cyo ntaho wagikwepera Yezu wizuye mu bapfuye yarakuzuye none nawe uri kumufasha kuzura abandi yego hari indirimbo ivuga ngo urwo wankunze dawe ngo nzarukunda abandi ari we mbigirira ubwo ni nkabyo uri gukora yego ni ibintu byiza cyane ndabikunze ubundi akandi kamwe yenda yego icyo ni kimwe mu buzima tubamo nyine duca muri byinshi ntabwo navuga no muri famiye ikize yari famiye itifashije urugendo rwo kubura minervale hazamo abaterankunga cyangwa bakwirukanye n'ubuzima bugoye kandi nabyita ko inzira y'umusaraba urumva nabaga mfite intumbero y'icyo ngomba kuba cyo ndaprojeta nkuvuga nifuza kuzaba icyo ariko ugasanga birananze ntabwo byabaga ari ubuzima bworoshye ntabwo ari ubuzima bworoshye urumva nta kwiga urumva naho nize nta tension nta nubwo ari ibigo byoroheje buriya n'ibigo byifashije noneho kuba muri umukene nabwo ni ibindi ariko Yezu yari ahari azi impamvu yewe n'izo nzira zigoye nazintambukije undi wakuzuye ntabwo kugwa minervale byari ntabwo byamunaniye nanayabonye nkanasagura n'abandi narayabonye rwose nkanabasagurira buriya mu seminari ho buri ibyo mvuga barabizi cyane icyo gihe abapadiri banzi icyo gihe babikubwira ugiyeyo babikubwira ndibuka turi mu wa gatatu icyo gihe byari bigoye mfite n'ideni Monsenyeri n'umubyeyi wanjye bita nk'umubyeyi icyo gihe nibwo yaraje kuba lecteur Monsenyeri Alfred nuko sinzi ukuntu haje umuterankunga bati mushaka abana bashobora kuba batsinda neza ariko bafite ibibazo byo kwishyura nuko batoranya abana bageraga nko muri 14 byinshi urashobora no gusanga harimo n'abandusha amanota ariko ngiye kora mbona abantu naje muri 4 ese tu bahera ba clearing cyase bakuramo ideni ryose nari mfite barivanamo barangije batangiriraho baranyishyurira muri icyo gihe hari n'indi mishinga yari yaraje kuko urumva Imana yari navuga ngo yarampaye narageragezaga no gutsinda bikampira kandi noneho nkaba ndi umwana uzwi mu buryo bwiza atari n'uburyo bubi navuga ngo mu buryo bwaza bwo gufasha bagahera bakabata wa mwana nuko nza kugira n'imishinga ibiri buriya yari imishinga ibiri umwe noneho ndaza kureba umwana umwe utishoboye nawe n'ubwante amafaranga bagiye bayamuha nuko ubuzima burakomeza ndiga mu seminari ndayirangiza ngira mu wa 6 n'urugendo rworoshye ngo ubukene gukora minervale wenda banakwirukanye tawujye kuyashaka nta naho uyakure ndibuka niga mu wa 2 nahatashye hafi amezi angahe 2 ndi mu rugo abana bibaza lewe yagiye he bagahamagara naje ku ishuri kubera abanyeshuri barabyarasa kuzati muhamagara garuka ku ishuri niga mu wa 2 tugana ku musozo se wambwiye ko ubu ngubu witagatifuriza kwa muganga ufasha Imana gusana ubuzima mu mwanya byagiye muri wa mwanya wo kwiha Imana wo kuba padiri none se uzakomeza ubikorere kwa muganga cyangwa uzashaka n'umugore agufashe kwitagatifura I'm sorry ngira ngo hari ntabwo nigeze mbivugaho ndubatse mfite umudamu umwe mwiza n'umwana mwiza ariko cyo kora Imana yadushumbujije undi dufite abana 2 n'undi ndera bitewe n'ubuzima umuntu abaciyemo nisera nifite twe twaragiranye n'Imana urebye ubuzima bwanjye naciyemo bujya gusa n'ubwa madamu ariko twe twaremeranyije ko hari ikintu tuzakorera Imana nk'ishimwe tuyihaye yego
Imana idushumbuje duha urundi rwunguko rw'umwana w'umukobwa Chanceline. Ubwo dufite undi mwana ubwo n'abana babiri, umwana w'imfura ubwo ni Shimwa Leo Prince Alvin, ni umuhungu wa kabiri ni Chanceline. Yego n'umudamu wanjye Francine. Wow, ndabasuhuje cyane. Uzabansuhurize. Yego nzabasuhuza rwose, kandi ntacyo yanyu bazayakira neza. Dr. nta kindi wibagiwe se wabwira abakunzi ba Money Dukunda Media tugana ku musozo, akandi akantu wumva wavuga katari mu byo twavuze? Wenda ni nka take home message cyangwa se ni nk'ubutumwa wenda abantu twese twakwiye dushingiraho nyuma y'ibikomere, nyuma y'ubuzima bugoye twanyuramo, yewe n'ibyishimo twacamo, ariko tujye twibuka gushima, tujye twibuka no gusaba. Gusenga burya ni bikingura ijuru. N'icyakugoye n'icyakunaniye, ariko nusenga hari igihe bizakunda. Yaba ari ingeso, yaba ari icyaha runaka, nusenga bizaza, nuguhozaho. Kandi ntabwo ntekereza nutangira gusenga bizaza ari byinshi cyane bikwirundo bigamije kuguca intege, ariko komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge. Kubw'impuhwe z'Imana Yesu arazidusezeranyije ati rwose zoroho muzizane ku isoko y'impuhwe zanjye, rwose bizakunda byose tubishobozwa no gusenga. Nubwo byakwanga uyu munsi n'ejo bikanga, ariko kubwo gusenga nzi neza ko Yesu arahari kandi azabikemura, arabyumva. Yarebye nibwo butumwa natanga, mukomeze musenge, dukomeze dusenge, dukomeze dusabirane, byose bizakunda. Birashoboka cyane, birashoboka, birashoboka, kuko njye bifitemo ubuhamya bukomeye cyane ibyo twahereyemo, ariko byose mu gusenga birashoboka. Urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane namwe. Cyiza tugiranye, yego, kandi kizafasha benshi.